Acting Rwanda. Ndabona ahangaha test yawe. Very na mbere congratulations, test yawe iri kugaragaza positive. Oh my god! Ndatwite. Oh my god, so thank you so much. Hanyuma rero muga n'ubwa mbere mwite. Gahungira rero. Ubu ngubu ikintu ugiye gukurikizaho ugiye kujya mu cyo twita planeto care, mu buryo hano kwa muganga twita ku babyeyi bamaze kutwita. Ukageza ugafata amavitamine, harimo vitamine D, amavitamine C, folic acid, kugira ngo iterambere ry'inda yawe hagati yawe n'umwana mukomeze kubaho neza. Ibyo ngibyo tubikora twirinda impfu z'ababyeyi batwite ndetse n'abana babo. Oh my god. None se izo vitamine se bazikura he? Izo vitamine ushobora kuzibona muri farumasi cyangwa se ukazitwara. Wenda hano nzijyanye. Cyangwa bisaba ko umuntu azaza ahora azanga kwa muganga niba nabyo nacyo birasaba kugeza tukabikurikiranira buri gihe. Mwana we. None se ubwo ngubwo njyewe rero njye ngira ikibazo muga. Njye ngira ikibazo cyo kurya ibiryo bikeya. Nyine sinzi niba nyine ntabwo nkunda kurya. Ikintu ushaka rero se. Yego. Turi mu kazi. Ibyo bintu ntabwo ufite kubimbwira hano. Uzabishakira umwanya utari mu kazi ariko uzabiganiriza. Kandi nyine cyo haranira ubusugire bw'ikigo cyacu. Nicyo bagwifuzamo. Yego. Birumvikana. Hanyuma ku bijyanye na cya kirego, urakibuka ikirego nakubwiye cy'umushuti wanjye yambwiye. Cya kirego cy'umukobwa wita Gihozo. Oh, yego. Narakuganirije. Ndagira ko nawe rero kimfashemo. Kiri kumbana kirekire kandi kubura umwanya. Nawe ndashaka kuza kuvugana na wa mutipe nabihaye ari muzakomeza gukorana kuri icyo kirego. Okay. Kandi ukimfashemo nk'icyawe. Bimarire kabisa. Wize ugeze mu professionnel. Garagaza amashuri yawe. Gake. Kwetu ibona bitana. Siga. Ariko mbona wajejetse mu kazi sinzi impamvu. No. Sinzi impamvu rero bibona. Abandi bose ubundi mbandi. Sure. Yeah. Kabisa ngewe iyo nageze mu kintu kiba cyarangiye. Okay, bikurikirane rero. Yego. Reka ndikohereza kuri email. Nta kintu bitwaye, kizima ni uko urya indyo yuzuye ndetse ukanywa n'amazi menshi, ukirinda stress. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda stress kugira ngo umwana wawe azavuke ameze neza. Ukanywa amazi menshi, indyo yuzuye nayo ukayibuka, gufata imbuto, ibintu byose bitunga umubiri neza. Ntabwo ari ngombwa kuba wafashe byinshi, ariko ni ngombwa kuba wafashe ingenzi. Gahungira rero imbuto ngomba kurya. Imbuto ugomba kurya, ugomba gufata imineke, ugomba gufata orange arimo vitamine C, ugomba gufata amavoka, ugomba gufata pome n'ibindi, ukirinda ibintu by'amakawa, ukagerageza ugakora siporo, ukanywa n'amazi menshi. Ibyo bizagufasha. None se ubindanje mubonye nyine ifite igihe kingana gute? Ubu bisigera nk'amezi nk'atatu. Inda yawe yari mukubivuze koko nibyo inda yageze mu mezi atatu ntabwo bibeshye. Nese kuko nabimenyetso sinari mfite binyereka ko nari mwite ubwo amezi atageze gute. Ibimenyetso byaraje aho gushaka utarabimenye. Cyane mpamvu nakundaga gusinzira. Yego. Nagira n'iseseme yo kurya. Yego. Ibyo byose ni ibimenyetso no kutabimenye. Agomba kuba yaraje kwa muganga kare ariko n'ikigibuziye nacyo nta kintu bitwaye, uzagukurikirana kugeza igihe umwana azavukira ameze neza. Ntuzibagirwe na rimwe na ndetse kwa muganga. Ubwo imiti rero ibyo bintu mu ngerero bya vitamine ndabijyana. Musane gusa ngo usinzire singoze icyo wabaye. Ezo nene iki kikuzanye? Nje kukubwira ibibazo nyine byo mu kazi bihari. Nje kukubwira ko ama PS yashize tugomba kurangura ndi insangura sinzi. Nari gukoreka nari kuza nguhita mubwira ngo ama PS ngo yashize ngo iki ntakubajije icyo wabaye. Kugifuna gake hano hari abantu. Oya bimbabaje njyewe biba byambabaje ibintu bica mu rugo. Ire umusore mwiza ngawe nyine ibintu buri gucamo nyine ntabwo biba bisanzwe. Niyo mpamvu ndi kuvugira hejuru ariko nimba navuze cyane story. Hariya ngo ikikuzanye ko wacanganyikiwe none pe. Wacanganyikiwe sinzi ko n'ibintu kukubwira uko byumva.
byagenze bite? Nije kukubwira ko bimwe mu bikoresho byacu dukoresha byashize tugomba kurangura ibindi PS n'ibindi bikoresho dusanzwe dukenera mu kazi byashize. Dukeneye ibindi bintu byo gukoresha. Ubwo sinzi ubwo urareba nyine ukore liste y'ibyo dukeneye kurangura mu yinzanire bijyanye n'amafaranga urabizi yuko ari wowe ubishinzwe. Nyina nonse ndebe bishoboka duhamagare nabo yabituzanira then after tubone kubigira. Sibyo ko nawe ntimukavuga ibintu ibyo tubyibonera. Cyo nagira ngo mbwiye nuko ntimukavuga ibintu ndatuma ngo tumushiha rwose. Ariko se urampura umushanye mufite miruwe ruhari. Ntimukavuga ibintu byashize byose nawe wabyizana njye mufite miruwe ruhari. Nakubwiye yuko ibibazo byanjye biri prive tutabivuganira hano muri office. Okay, cyangwa hano ku kazi. Nimba ari cyo ushaka kumbaza umbwire tujye ahantu twicara ahantu kubimbaza neza nanagusubiza. Sibyo? Yego wamushiha. Oye genda ahubwo nkorera iyo list yinzanire. Cyakora ubundi ubumewe. Uzi wamfashije. Nzizi iki ngewe? Nyine nzizi iki? Please. Cyakora ukundeba gutyo? Juri. Kuki wahishe kuri igihe kingana gutya? Nabonye chat zawe na Lucas. Oh. Okay. So ndumva rero ubwo nta n'impamvu igihari yo kugira icyo nagurisha. Nta bintu byinshi ngiye kukubwira ku byo wabonye. Gusa ndakubwiza ukuri neza ko ibyo wabonye n'ibyo ugiye kurwana nabyo ibiri inyuma nibyo bikomeye kurusha ibyo wabonye. Isi noneho ndagushimira pe wakoze ikintu cy'abantu b'abagabo nubwo uri umugore. Sinubwiye ko mu kazi ariko ngiye mba ndi nayibonye wanyemeje kabisa mu kazi uri concentre ariko ugaragara ntabwo bigaragara nko kubuza akazi cyane nko kubivuga. Ngaragara gute rero? Ubwo noneho urasa neza. Ubundi ubu bamenye ubwenge kare kose uri mu bita ntabwo ubibona. Ariko ni nabyo erega naragusobanurira n'ubundi turi mu kazi akazi outside yako nibyo byaganirwa. Ubu turi hanze rero. Ngo turi hanze that's why mbikubwiye ko wambaye neza. By the way umusirimu sinzi ukuntu njya mbibona ariko nawe urabizi ko njya mbibona. Nawe ujya ubibona? Hanyuma rero kuri uriya muhungu wafashe byanze bikunze ntabwo yakoze wenyine. Bishoboye kuba ari isheni y'abantu benshi bakoranye kuko urebye na age yiwe imikeya ku gatatu kuko urebye age yiwe ni mitoya cyane. Ni muto ntekereza ko atakawikorana wenyine. Ikindi kandi nabara abahungu bari kumutoca biga birinde kumubabaza ku gice cy'inyuma gusa kuko ntabwo babyeyi murabizi nuko ari ikirego ndi gukora kiri private that's when abahaye liberty yo kuba mwamukoresha icyo ashaka kugira ngo abashe kuba ibisubizo. Ikindi kandi ushimire na wa mutipe mwakoranye bamubwire ko nishimiye kubyo yagufashije mu friend. ndamubwira kabisa. Fata umutima wawe uzirike usenyenge sibyo? Ibyiyumviro byawe ubihambe ubundi wicara urebe ikintu kigiye. Umutima wawe ugomba kuwukomeza ngubu ibintu by'amarira ntabwo ari ngombwa. Ikintu cyari nuko ubwo witeguye kumenya yuko ibintu byose bigomba kuza mu buzima bwawe kano kanya bizaza byarahinduye isura. Ntabwo ibintu bikiri nka kwa kundi ubizi rero ntagire ikintu cyongera kugutungura ahubwo wicare uvuga ati se am I ready to fight? Nubwo ugomba kubyibaza nako ugomba kuba uri ready to fight kuko iyi ni intambara yanjye nawe. So rero ntagire ikindi kintu
kikujagaraza kabisa. Jori, ndumva nta muntu n'umwe nzababarira. Ntabwo ugomba kubabarira. none se ubundi umufata uriya mwana ari wenyine? Yumva tumufatiye twasanze ari wenyine ariko uko biri kose ntabwo bose bagendera mu gakundi kamwe ko batekereza ko isaha n'isaha twaba gitunga. Niyo mpamvu tugomba gushira mu kwaha tugakomeza dushakisha abari kumubaza bashyiramo imbaraga nyinshi cyane mpaka babwiye abandi bantu bari kumwe nabo kandi atanabivuze turiyizeye kabisa tugomba kubafata. Byanze bikunze uriya mwana ntabwo yaba ari wenyine, hari undi muntu wakoze master plan ahubwo ugasanga yashyizemo abana bagana kuriya, kubera ko abantu benshi bakora ibintu nka biriya bashyiramo abana kubera ko baba bazi ko batatinya ibyo bintu. Nta n'uwabikeka ko umwana yabikora, birumvikana ariko ntamusanze ari wenyine. yari wenyine kabisa. Gusa ni byiza kuko uriya n'igihe agomba kudufasha kujya kuri bagenzi be ndetse n'ubatuma kuko namara kumenya ko yafashwe barashyira mu mutwe aho kanya twebwe turaprofita turagwe gituma bose twarangirizemo kabisa. Byanze bikunze ahubwo ikindi kintu mugomba kwitaho umuntu wese umuhamagara kuri telefone umenya amakuru umenye uwo ari we. Yego harya telefone ye iri hehe? Numva bayimereza ako kazi ngakurikirana neza. Telefone wa muhungu nyine wamuzanye n'ubundi yifite. Niyo mpamvu mbwiye ngo umumbwire ko nanamushimira ibyo yakoze neza, ariko telefone ayiguhe ushyire mu biganza byawe ubashe kuyikurikirana neza cyane kabisa. Ntabwo bifata iminsi myinshi, 3. ahubwo reka njye kumurira numva iki niba hari ikintu afite cyo kumbwira. Byanze bikunze kuba mwana nta kintu arababwira, ntekereza ko njye ashaka kumbona akantinya. Rero mukanya n'urwo rusura rwawe tangiye kubona ko rusura noneho agasura. Perfect. Hanyuma rero nimugoroba turaza gusangira. Ariko sha nano wanze kugira icyo uvuga niko asumuni ko muntu ukiri umusore mutoya nk'ibintu waragiyemo n'ibikike niko ubuse bwo nano ufite icyo kumbwira zunguza umutwe uri kunyumva ariko ubona ufite icyo kumbwira ziba uri kugira iki banza umbwira ninde wagutumye ntabwo ushaka kuvuga umbwira iki k'abanyamagambo ubwo uri kwigira iki ntasone ushobore kuba utaranoga ibyo wakubise ntibihagije ntabwo ushobora kuvuga
ntabwo ushobora kuvuga. Ubwo urakomeza wumvishwe n'igiti. Ibyo wigira byose uravuga. Abaguhondaguraga ntabwo bagiye. Reka nze nongere mbohereze. N'ubu nta kirashaka kumbwira. Siwe mbaza. Umva sha. Ntabwo muri kumuhana neza. Mwumvishe. Kana kugisubiza ingaruka ntabwo. Sorry. Chérie. Wansuje. Ibeshaho ukampuzo n'izunja bazawe. Uje hano ukora iki? Nanje kukureba. Njyewe? Sinakoze iki ku buryo utanansuhuza. Utibeshye. Warije kundeba? Sumbonye? Ngasubirayo. Subira hanze. Nanje kureba nyine ngo tuvugane. Please. Ese basi wabonye undi ku buryo mu mwanya basi tuvugane. Ndakwinginze. Ushobora kuba uje kureba undi muntu atari njyewe. Niba uje kureba undi muntu uze wicara. Cyangwa ubyihorere. Nagira ngo usaba umwanya pe. Mbasha kuba nagusobanurira unyumve. Kandi ndabizi yuko ningusanuza kunyumva. Nakubwiye. Ibyawe. Please, don't cry. Kuko ibyo twanyuranyemo nibyo bikomeye cyane kurusha. Ubinyuranamo nande. Ibyo se uracyanabyibuka byibura. Uracyabyibuka ngo ibyo twanyuranye. Abahungu baranze. Nakuruka. Uzi ko mwibagirwa vuba. Nyumva nkagusobanura nuko. Bana mwibagirwa vuba. Tekereza ubuzima nanyuzemo mu rugo bakanyanga. Kubera wowe. Ibintu byose nazanye byagiye. Se twabigurishije. Ngasigara ry'ubugari n'ibishyimbo. Nari mfite imodoka nziza nk'iri. Nkayigurisha kubera wowe. Amafaranga yose nkayagutakazaho. Nta nimuwe waje. Ko nagukundaga. Naragukundaga. Narabibonye. Cyane. Narabibonye mu rugo bangira inama. Nkaguhitamo ntazi ko mpisemo imbwa imeze nkawe. Nta n'ikintu ugimugira.
utagira n'amafaranga yo kugura byibura n'isabune, nkakwihanganira udufaranga afite twose tukadusangira tukatumara, nzi ngo nanjye nkunze urukundo ngo rwa nyarwo da. Ariko mama yari yarambwije ukuri pe, kumva afitiye purani zawe ngusiga afite madamu. Isundi ari hera mwazanye se, ari musize handi uje kunshinyagurira ubwo urupfu rw'umwana wanjye wateye yatemuye he nabyo ko kandi nacyo cyakenzanya kugira ngo nsobanurire. wabuze amezi 8, wabuze amezi 9 gutwita amezi 9, ubu nzongera kubona umwana ryari? Kuri ntawe nagushakishije pe. Warambura ntako nageze kugira ngo nkubite hirya no hino kugira ngo nkubone. nari maze igihe kingana iki ku buryo wahise uzana undi mugore? Nawe urabizi ko ntabizi? Yego urabizi ibihe birihuta kandi ibihe bijyana n'ibyawe, kandi n'abantu bibagirwa vuba. Ubonye amafaranga yanjye arashize ugiye gushaka abandi bayafite, nawe ntashira uzamuta. Nagukundaga. Uzi n'ikindi tujya kubigisha ubundi ndariswa nawe kubera iki? Sohoka hano, sohokera mu nzu. Reka tuganire nkubwire. Sohoka hano ugende, nta bintu ushaka kuganira. Nyine basi banza wumve icyenzanye. Baby, please, ndakwinginze mbabare. Nukuri ko Imana ndemera amakosa yose yabaye kandi arasaba imbabazi. Ndakwinginze. Please. Kandi numenye ukuri uzambabarira. Please.